Imana igishira umuntu hejuru. Uzi ko Imana yigeje ifata Dawidi wari mu ishyamba, Dawidi mwene Yesaya aragiye ubutama bwa se iyo mu ishyamba. Imana imwigaho Yesaya adahari, Imana imwigaho Eliyabu mukuru wa adahari, imwigaho Menidabu adahari, imwigaho barindwi bose ba Yesaya badahari, imwigaho nyina wa Dawidi adahari. Imana yiga kuri Dawidi, imwigaho ndetse na Sawuli nk'umwami w'igihugu adahari. Ariko ngo irangije kumwigaho igenera uwo bita Samweli, iramubwira tumva Samweli we, ngutumye kwa Yesaya. Hari umuntu nitegereje mbona aramerita ubwami, mbona ubwami arawufitinga, arabukwiriye. None haguruka ujye kwa Yesaya, ujye kunyimikira y'umwami, kuko Sawuli yamaze kungomera, Sawuli ntakiri kunyumvira. Mwene data mukundwa, iyo hari abantu batacyumvira Imana, hari abandi baba bari mwitegereza, ikavuga ngo reka mbakure mu ishyamba mbashirire hejuru, kugira ngo ubwo ntacyo bari bafite cyo kuvuga, ubwo bari bari mu buzima butagaragara, mbashire mu buzima bugaragara. Mukundwa, nawe Imana iri kukwigaho, ikwiza kugira ngo igushire hejuru. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Bakundwa bene data, nshuti z'umusaraba, nimugire amahoro ndetse y'umwami Yesu Kristo. Mwebwe mwese mudukurikirana ku Isarura 12 TV, nimugire umugisha w'Imana. Imana ikomeze kandi ibarindire, imagarikiye n'ubugingo. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Reka dusenge dushime Imana iduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tuze tuganira ijambo ry'Imana ku Isarura 12 TV. Imana yabera ibahe umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye nanone mwami Yesu, tugushimiye ubuntu n'imbabazi udahwema kutugirira. Tugushimiye ko wabanye natwe, kandi mwami Yesu Kristo abatari bameze neza mu buryo bugiye butandukanye wabanye nabo. Habwa icyubahiro Yesu. Tugwaye ikaze ndetse na karibu, ngaho ngwino ubane natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Bakundwa bene data, nshuti z'umusaraba, ndagira ngo dufatanye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye kuvuga ngo humura, na Imana itegeka ibihe ije kukunyuza mu bihe byose, kuko itegeka ibihe ni iguhaye kunyura muri ibyo bihe kandi ukabinyuranamo itegeko ry'Imana. Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya igice cyaho cya mbere umurongo w'9. Havuze ngo iki? Iteka aherako arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati ngushyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore ngushyize hejuru y'amahanga n'ibihugu y'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Imana itugirire ubuntu. Bene data, nshuti z'umusaraba, mwese mudukurikirana, uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ikuje kukunyuza mu bihe, kabone nubwo byari ibihe bikomeye. Imana ije kukunyuza muri ibyo bihe mu izina rya Yesu, kandi urabinyuranamo itegeko y'Imana. Aya niyo magambo nje ngo tuganire. Imana ije kukunyuza mu bihe. Mukobwa, Imana ije kukunyuza mu bihe. Ibihe wari urimo by'umubabaro, ibihe wari utinzemo by'amageragezwa, ibihe wari utinzemo by'amakuba, Imana ije kukunyuza mu bihe. Haleluya! Imana ije kukunyuza mu bihe. Imana itugire neza. Aya ni amagambo Imana yavuganye na Yeremiya. Ubwo Imana yahamagaraga Yeremiya, imuhamagariye kumutuma. Yeremiya arimo mbese arekara amavuga ati dore ndi umwana ndetse sinzi no kuvuga. Imana amubwira ati yewe Yeremiya we, ikibazo cyo kuvuga ntugitindeho, kuko ni njyewe uzaguha icyo kuvuga, ni njyewe ushyizeho itegeko ry'icyo kuvuga. Mu yandi magambo, nje kuvugana n'umuntu wari ugeze mu gihe adafite icyo kuvuga. Imana itanga icyo kuvuga, ije kukuremera icyo kuvuga. Haleluya! Imana itanga icyo kuvuga, ije kukuremera icyo kuvuga. Hari igihe umuntu aba mu buzima adafite icyo kuvuga, ariko mu izina rya Yesu rikomeye, izina rifite imbaraga, Imana ije kukuremera icyo kuvuga. Ese wa mugabo we, mu rugo rwawe wari ubuze icyo kuvuga bitewe
n'ubuzima uhagazemo, Imana ije kukunyuza muri ibyo bihe kugira ngo nawe ikuremere icyo kuvuga. Wa mudamu we, wari ubuze icyo uvuga mu rugo rwawe, Imana yakwihereye. Imana ije kukunyuza muri ibyo bihe ndetse iguremeye icyo kuvuga, nubwo uri muri ubwo buzima ndetse budafite icyo wavuga. Ariko haleluya, Imana ije haleluya kukuremera icyo kuvuga muri ibyo bihe. Turi ku ntego ivuga ngo itunyuza mu bihe bikomeye, iri mu ruhande rwacu. Imana ije kukunyuza mu bihe kabone nubwo bikomeye. Yeremiya ngo ndi umwana simfite n'icyo kuvuga. Imana amya ngo hoya, icyo kuvuga cyo ninjye ugitanga. Dushimiye Imana yo mu ijuru, Imana igiduha icyo kuvuga no mu bihe abantu batubona ntacyo dufite cyo kuvuga. Hashimwe Yesu, hashimwe Uwiteka, hashimwe Imana yabera. Haleluya. Imana y'amasezerano ije kukuremera icyo kuvuga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo ngo ni uko Uwiteka arambura ukuboko. Mukundwa mwene data, Imana irambuye ukuboko ku buzima bwawe, irambuye ukuboko aho uri mu rugo rwawe, Imana irambuye ukuboko mu buzima urimo, Imana irambuye ukuboko kugira ngo haleluya, ukuboko irambuye kugira ibintu kurema ku buzima bwawe, kugira ngo ibyo kuremye ku buzima bwawe bikunyuze muri ibi bihe. Ngo ni uko Uwiteka arambura ukuboko ankora ku munwa. Bene data, Imana irambura ukuboko kwayo ikora ku munwa wawe. Ntacyo wari ufite cyo kuvuga. Ese mu bukene wari urimo wari uri buvuga iki? Ese mu buzima bw'uburwayi bugutinzeho udafite n'ubushobozi bwo kuvuza burwaye wari ufite icyo kuvuga gikuwe he? Ariko umva ijambo rikomeye nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana irambuye ukuboko igukoze ku munwa, kuko icyo kuvuga yamaze kugitanga kugira ngo ubone icyo uvuga. Yeremiya aravuga ngo ni uko Uwiteka arambura ukuboko ankora ku munwa, arambwira ati dore ngushize hejuru y'ibihugu byo mu isi, ndetse ngushize hejuru y'abami bo mu isi. Imana itugirire neza. Bakundwa bene detaya sirima, bakundwa bene data, Imana ije kugushyira hejuru. Wari uri mu buzima bwo hasi, ubuzima butamenyekana, ubuzima butazwi, ubuzima budafatikika, ariko mu izina rya Yesu wabambwe, Imana ngwije kugushyira hejuru y'ibyo bintu. Hari igihe umuntu aba mu buzima bw'ibintu byaje bikamujya hejuru, ariko mu izina rya Yesu Imana nawe, haleluya, ndavuze ngo Imana nawe ije kugushyira hejuru y'ibyo bintu bimaze igihe bikuri hejuru, ku buryo mbese nabifatikika biri mu buzima bwawe, ariko mu mbaraga n'umwuka wera Imana, haleluya, ije kugushyira hejuru. Imana itugirire ubuntu cyane. Imana ibwira Yeremiya, ni Yeremiya iki gihe yabwiraga. Uyu munsi ntabwo ari Yeremiya uri kubwirwa, kuko Yeremiya ntagihari, ahubwo hari kubwirwa we wa mugabo we, hari kubwirwa we wa mudamu we, hari kubwirwa we wa mukobwa we, hari kubwirwa we wa musore we, hari kubwirwa mwebwe mwari mu buzima mbese bugaragara nk'ubuciriritse. Imana ije kugukura muri ubwo buzima abantu bakuziho, abantu nawe wiziho ukavuga ati yewe nakomeze. Imana ije kugukura muri ubwo buzima. Mu yandi magambo, Imana ije kugushyira hejuru. Dushimiye Imana. Ariko uzi ko Imana ijya ishyira umuntu hejuru. Imana ijya ishyira umuntu hejuru. Uzi ko Imana yigeze ifata Dawidi wari mu ishyamba, Dawidi mwene Yesayi aragiye ubutama bwa se iyo mu ishyamba. Imana imwigaho Yesayi adahari, Imana imwigaho Eliyabu mukuru wa adahari, imwigaho Menidabu adahari, imwigaho Shama adahari, imwigaho abahungu barindwi bose ba Yesayi badahari, imwigaho nyina wa Dawidi adahari. Imana yiga kuri Dawidi, imwigaho ndetse na Sawuli nk'umwami w'igihugu adahari, ariko ngo irangije kumwigaho igenera uwo bita Samweli, iramubwira tumva Samweli
we ngutumye kwa Yesaya. Hariyo umuntu nitegereje mbona aramerita ubwami, mbona ubwami arawufitinga, mbona ubwami arawukwiriye. None haguruka ujye kwa Yesayi, ujye kunyimikira y'umwami, kuko Sawuli yamaze kungomera. Sawuli ntakiri kunyumvira. Mwene data mukundwa, iyo hari abantu batacyumvira Imana, hari abandi baba bari mu ishyamba Imana yamaze kwitegereza ikavuga ngo reka mbakure mu ishyamba mbashirire hejuru, kugira ngo ubwo ntacyo bari bafite cyo kuvuga, ubwo bari bari mu buzima butagaragara, mbashire mu buzima bugaragara. Mukundwa, nawe Imana iri kukwigaho, ikwiza kugira ngo igushire hejuru. Haleluya. Hedi paya sirima herita na lori mashawiri goria asita ya sirimirima. Imana ikwizaho wa musore we, Imana ikwizaho wa mukobwa we, Imana ikwizaho wa mugabo we. Imana irebye ishyamba wari urimo, Imana irebye ubuzima wari urimo, Imana irebye ko agaciro kawe kasutswe hasi, Imana ije kukayoresha bagashutse hasi kugira ngo gashyirwe hejuru. Imana ikugarutseho. Dawidi agaciro ke bari barabonye gahangwe no kujya kuragira inama mu ishyamba, ariko Imana yo imwitegereje ibona agaciro ka Dawidi gahwanye no guhinduka umwami w'Abisiraheli. Mukundwa, mwene data mukundwa, agaciro kawe kari karashyiriwe hasi, guteshwa agaciro. Wari umuntu utagaragara, utazwi, ariko dore Imana, haleluya haleluya, Imana igushize hejuru. Imana igushize hejuru, igushize hejuru y'abami bo mu isi, igushize hejuru y'ibihugu byo mu isi. Kandi Imana nigushyira hejuru iguhaye n'imbaraga zo kugira ngo ugire ibintu unyeganyeza. Yaramubwiye ngo ngushyiriye hejuru y'ibihugu byo mu isi ndetse n'abami bo mu isi, gushyiriyeho gusenya ndetse no kubaka no kurimbura ndetse no kubika. Iramubwira ngo si icyo gusa, gushyiriyeho no kugira ngo mbese wubake unatere n'imbuto. Imana itugirire neza. Abantu bakubonaga nta mumaro ukurimo, ariko Imana ikubonyemo umumaro. Imana ikubonyemo iki? Ikubonyemo umumaro. Hari igihe abantu bakwitegereza bati se uriya nta mumaro uri murimo, nikote nirimubera ndetse yewe n'ipantaro nirimubera, mbese bakakubona nk'aho uri marine, bakakubona nk'aho uri mayibobo, bakakubona nk'umuntu uri aho ngaho ugayitse usebetse. Ariko Imana irantumye ngo ngutangarize ngo uko yavuganye na Yeremiya ikamubwira ngo ngushize hejuru. Imana iravuga ngo uyu munsi wa none gutangarize wowe uneze amatwi, gutangarize wowe nkurikiranye. Imana ije kugushyira hejuru kugira ngo abantu babimenye. Kandi Imana iyo yaje biramenyekana. Yaje gushyira hejuru uwo bita Dawidi, ije kumushyira hejuru biramenyekana. Yesaya agerageza kuzana abahungu be 7 bose, Imana irabagaya. Abanza kuzana ngo bita Shama, Imana iramunenga. Azana uwo bita Aminadabu, Imana iravuga ngo si uwo nguwo. Bazana uwo bita Eliya, Imana iravuga ngo si uwo. Ngo nuko Imana, haleluya, Imana irangije ngo Yesaya azana abahungu be bose, ngo nuko Imana nuko ngo Imana irangije igaya abahungu bose uko ari 7 ba Yesaya. Ngo nuko Samweli agira ikibazo, aravuga ati ese aho naba navangiwe ko Imana yantumye ko Yesaya kwimika umwami. Bose Imana ikabibanza. Ngo nuko ahamagara Yesaya aramubaza ngo ese abahungu bawe bari bose nabangaba, abahungu bawe naba bose? Ngo nuko Yesaya aravuga ngo yewe nabo ngabo. Aramubaza ngo koko nabo? Aravuga ngo ariko hari agasigaye, karana gahererezi kari yongiyo mu butama mu ishyamba. Ngo nuko Samweli akibyumva ahita ashyiraho itegeko, aravuga ngo nta n'umuntu uri buze kwegera ameza ataragera hano. Bakundwa bene data, reka mubwire abacu bajye babanga iyo gucereje iragutegera, ahubwo Imana ihagaritse igihe. Haleluya haleluya. Nk'uko umukozi w'Imana Yosuwa yigeze ahagarika igihe cy'izuba aragihagarika. Ubwo ngo yari arimo arwana intambara, yarasenze ngo hagarika izuba n'ukwezi, ngo bimara nk'umunsi wose, ngo kandi uwo munsi ntiwigeze wandikwa. Imana itugirire neza, kuko n'umunsi yahagarikiye isi irahagarara biramenyekana. Mwene data mukundwa, hari ibintu Imana ihagaritse kugira ngo utabarwe. Hari ibintu Imana ihagaritse wewe wari urwaye kugira ngo ukire. Hari ibintu Imana ihagaritse
se wowe wari usabye ngo Imana igusebure ahantu mbese wasebeye Imana ije kuhagutemberereza mu izina rya Yesu. Aho wasuzuguriwe n'Imana ije kugutemberereza mu mbaraga n'Umwuka Wera. Imana ikuntumyeho ngo nkubwire ngo nubwo wasebye ukababara ukababazwa, Imana ije gutuma utambagizwa umurwa. Imana yabera itugirira ubuntu cyane. Mbene data bakuru, Imana igushiriyeho kugira ngo mu gusenga kwawe nuvuga ijambo uvuze rigira ibintu rirandura, nuvuga ijambo uvuze rigira ibintu bisenya, nuvuga ijambo uvuze rigira ibintu byubika, nuvuga ijambo uvuze rigira ibintu rigira rite byubaka, nuvuga ijambo uvuze rigira ibintu biritera. Mu bushobozi Imana iduhamo imbaraga zo gufata miri, iduhamo imbaraga zo kubika, iduhamo imbaraga zo gusenya. Imana iduhamo imbaraga zo kubaka ibyasenywe n'abantu. Imana iduhamo imbaraga zo kubaka ibyo Satani yasenye mu mitima y'abantu. Imana iduha imbaraga zo gutera ibyo abantu bari bazi ko byaranduwe. Imana ibanye nawe, Imana irwananye nawe mu mbaraga n'Umwuka Wera. Uko Imana yabanye na Yeremiya ivugana nawe, niko nawe Imana ivuganye nawe. Imana ije kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabashimiye mwebwe munkurikiranye. Reka dusenge Imana, dushimire Imana, tuvuge ngo urakoze Imana kuduhaye imbaraga zo kugira ibintu dufatamire, kuduhaye imbaraga zo kugira ngo tugire ibintu twubakisha. Hari ibintu tujya twubakisha amasengesho mu mitima y'abantu bikaremeka. Imana yacu itugirira ubuntu cyane. Imana ibahumugisha. Ndabakunda mu izina rya Yesu. Reka dusoze dusenga. Ndagushimiye Imana uko wavuganye Mwami Imana na Yeremiya, ni kuvuganye n'uyu mugabo uneza amatwi, ni kuvuganye n'uyu mudamu uneza amatwi, ni kuvuganye n'uyu mukobwa, ni kuvuganye n'uyu musore, ni kuvuganye n'uyu munyamibabaro, ni kuvuganye n'uyu muntu ufite agahinda, ni kuvuganye n'uyu muntu ufite amakuba. Imana y'amasezerano ibanye nawe. Haleluya, haleluya. Imana iramutabaye, Imana iramurengeye, Imana iramukijije, Imana imukuye mu gisebo, Imana imukuye mu mubabaro no mu gahinda. Mu izina rya Yesu Kristo gushimiye kubyumvishe kandi ukaba ugiye kubikora. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Imana ibahe umugisha.